hanyuma ndi hano nka Bianca mpagarariye brand ya Bianca Fashion Hub ni brand irebana cyane n'ibintu bijyanye n'imyambaro no kuberwa akaba ariyo mpamvu rero nanashyizeho event cyangwa se ndashaka gukoresha ubuvungu mw'abantu igitaramo igitaramo nikora nakoze edition ya mbere umwaka ushize yitabirwa mbona ni ibintu byiza byo kuba biranamotiva kuba nakora iyi ngiyi ya kabiri ari nayo mpamvu ndi hano ndi kumwe namwe ndi kumwe n'aba bashyitsi. Thank you too. Murakoze cyane tumushimire Bianca ko yatekereje gutumira abavandimwe. Reka dukoma amashyi babone ko dukomeye cyane. Abone ko ari umuntu watangiye. Base. Thank you. Yes, you're most welcome. EDDY KENZO, the boy from Uganda. Karibu sana. All right. Reka dukomeze ariko reka wenda mpindureho gatoya. Kwa sababu mnajua kama naongea lugha ya Kiswahili, ngoja kwanza. Unajisikiaje kwa kuwa Rwanda? Alafu naweza kuambia watu kitu gani kuhusu Bianca Fashion Hub? Najisikia vizuri tu. It's my first time in Rwanda. Well, hello guys. I just came straight to the point. It's my first time here. I'm very excited. I'm actually looking forward to see what Rwanda has to offer in terms of fashion and everything else. As a fashion entrepreneur, it's a special moment for me to witness and see. And I know Bianca here is the badass. So I'm just looking forward to it. Yeah, thank you. Thank you so much. I'm so happy to be here. Rwanda is always my second home. It's important, I'm here to support my lovely sister Bianca. You know, this means a lot to her and the people of Rwanda and East African life, because we all need fashion, and fashion with music, it's such a very good combination. And another thing, I've performed in Kigali in a long time. It has been long, and it is such a pleasure for me to perform tomorrow, because I think my fans really need me. It has been long, so grateful to be here. Kugerageza kuvangavanga ko dufitemo abashyitsi. We so proud, like Bianca Fashion Hub. We happy to receive Mobeto, BIANCA and Kenzo. According to the way we see the event, it's all perfect, and it happened. It's so sudden that we lost our brother BURAVAN, but at times we cannot stop the life. We will always remember BURAVAN, like industry. So about the event, I would like to say something about Kenzo. Kenzo and his team, they are very ready. I've seen it myself. They are going to give us a mega concert, and on the side of the management for the concert, we also set, everything is set. So I think we are ready. So mu Kinyarwanda gikeya wenda turi mu bihe wenda bitari byiza, umuvandimwe wacu twabuze, ariko hari ibintu bidahagarara. Twishimiye kubabwira ko wenda igitaramo kirimo kiragenda neza, ibintu byose biri tayari, abahanzi bari tayari, venue iri tayari, ibintu byose biri tayari, nk'uko ni concert irimo na fashion. So ku bantu bazi fashion, bazi concert ya fashion ukuntu igomba kuba imeze, abantu bazahagera ejo bazabibona setup nziza, ibintu byiza. Ndakeka ko izaba muri zimwe fashion shows cyangwa se igitaramo kirimo fashion izaba ari cyambere. Ndahamya ko kurikije ibyateguwe, Bianca na team bafatanyije twese hamwe twateguye, bafashe umwanya wo kubitegura. Igisigaye ni cy'abafana b'umuziki, abafana ba EDDY KENZO, abafana ba fashion, abantu bakunda fashion, kunyarukira ahantu imyenda igurirwa bakitegura nabo bakaza, tukaba turi kumwe ku munsi w'ejo.
so nta bintu byinshi ndavuga wenda amatike arimo aragurwa dufite ahantu tuyagurishiriza kuri rgtickets.com mwakomeza mukayagura hanyuma ejo tukagira ibihe byiza. Ikindi nakongeraho wenda turajya mu bibazo, ejo dufite special performance twateguye wenda nk'itangazamakuru tukabibwira aha ngaha twanze kubyamamaza nyuma y'uko tumenye yuko umuvandimwe wacu atakiri kumwe natwe. Twateguye special performance ya BURAVAN yo kumwibuka, so umuntu wese uzahagera, people should come for the cause. Ibi bintu ntabwo nta muntu ugenga ibihe bije ibibaye byakira uko bibaye, so muri make ndumva ari ibyo ngibyo. Wenda nareka tugakomeza n'ibibazo kugira ngo wenda dusevinge na time za bamwe na bamwe. Murakoze cyane. Ni igitaramo cyateguwe tutazi ko ibyago bizaba, wenda n'abantu dukorana bo barabizi. Twagerageje no gukora ibishoboka ngo turebe ko twakwimura, ariko umuntu wa mbere yari amaze kugera ku kibuga cy'indege. So gushinyagura ko BURAVAN usibye no kuba turi mu entertainment, ngiye mufata nk'umuvandimwe, namufata nka brother. Hari ibintu byinshi twakabaye tutarimo turakora ubu ngubu. Niba wabikurikiranye wabonye ko tutacyamamaza, twarabiretse. So kuvuga ko tuyobewe ko hari ibintu twakabaye dukora kugira igitaramo cyitabirwe, twese twarababaye, ariko turi ku isi. Iyo tugize ibyago abantu bararya, ntabwo wabireka kubera ko habaye ibyago. Ubwo ni ku rundi ruhande. Urabizi ko twari tukiri tutakamba tuvuga ngo BURAVAN tuvuyemo, tuba tubonye amakuru ya YANGA. Ibi byose nk'abantu babibonye, abanyamakuru bari bahari, twari turi kuri airport bamwe twagiye gufata amabeto. So hari ibintu nyine bidafite igisobanuro. So nk'uko wari umbajije uti abantu turababwira iki, twararebye turavuga tuti okay, tubireke se, tubikore se, ariko ukabona nta choice. Twakoze amakonsultation menshi kugira ngo dukomeze. Ndahamya ko si ugushinyagura, ahubwo wenda twamamaje igitaramo gishyashya, ibyo ngibyo byawe bahise kirirego. Wenda nk'ikintu kitari kizwi, wenda aho byaba ari ikibazo wenda, ariko nko kuri kote yacu twebwe ntabwo twari dufite choice yo gusubiza inyuma. Ikintu navuga nanone warubajije ku bantu, uvuga ngo abantu bazaza mu gitaramo se barabifata gute, bitega iki cyangwa babyumva gute? Ni platform wenda iminsi iri imbere bizategurwa mu buryo buri official, ariko twese tuvuga okay, birabaye nta kundi. Urabona nko urebye nka afishe twateguye abahanzi bariho, ntabwo tugeze dushyiramo ibintu bya BURAVAN. Nk'ubu ngubu byabaye exception kubera ko byabaye ku munota wa nyuma, turavuga tukadushyiramo performance yo kwibuka BURAVAN. Ni performance, ntabwo ari ibyanjye kuvuga ngo ni akaririmbo kamwe, ni performance. So ndahamya ko umuntu wese uzahaza ukunda BURAVAN cyangwa ukunda umuziki, ntabwo azababazwa n'uko wenda BURAVAN yari umuhanzi. Sinzi impamvu abantu bakunda kubyitiranya. Let's celebrate our brother, tugende tumucelebrate, kubera ko nawe ntabwo yakifuza ngo twicare turimo. Kurira no ni emotion nyine ziraba, ariko let's celebrate him, twishime, kubera ko nidushaka rwose tuzare turirimba BURAVAN dutahe. Fashion bazaze banyuze ibyo banyuzaho, turirimbe BURAVAN. Tutari na Kenzo nashaka azaririmbe BURAVAN, urumva? So he's our brother, but there is a time when you have no choice for the situations, so you have to go on with what's happening at the moment. Ndumva nashobora kuba mushubije nkumaze amatsiko. Warumbajije hajya warumbajije okay. YANGA yari mu gisata cy'abantu ba filime, yari muri entertainment. Impamvu wumva twitaye kuri BURAVAN, to be honest, nkuko tuzibuka n'abandi, nubwo haba hari abandi bagize ibyago cyangwa bitabye Imana tuzabibuka, ariko se tuzamwibuka gute? We give him respect nk'umuntu wari mu entertainment. BURAVAN impamvu azamo, he was an artist, he was a singer. So kuririmba indirimbo ze biroroshye. So ntabwo ari uvuga ngo twagiye kuri kote ya BURAVAN, oya, ahubwo nuko ibintu bye nibyo kuririmba.